kuryamye hano sha asigura hano ukwiye kunsaba amaso uzi uburyo amazi asigaye ahenzeho dore umugezi uri hano hepfo manu hello wowe nakundaga nubwo urwo rukundo rutakiriho ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana umva nako urabona j'ai une question t'ai posée écoute-moi Anna Okay, urahitamo ibintu ni bibiri, urahitamo ipasi cyangwa uhitamo ikiganza. Ipasi? Ipasi? Okay, bye. Kanguhitiremo ikikubereye. Utinyuka ugashaka kunyirukanyisha gusa ubu wumvaga bizaguhira. Warangiza ukajya no kwa sheri wanjye ubu waruje ngo nawe usiga umufungishije cyangwa umukuyemo iyo kotsa ndetse nzi mwe. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Zisore ni sawa? Ni crash wanjye. Ese Vani, kamubaza kubera iki wanyu bagiye bakagusiga? Kuko iki wasigaye nawe wenyine? Asirika nkwaze Vani. None se urumva iyo bagenda nanjye nkagenda ninde ari gusigara managing ibintu bitungo yana mu Rwanda. Bombe se udashaka kujya hanze? Kasimba mbishaka. Kiri, urabizi ko nari mama wawe. Akomeze kutari gukomeza kura ko warakoze. Nararwanye ndarwarwana kugira ngo ubugeze ahangaho ugeze. Kintu nshimira Imana ni kimwe. Ndanibuka ufite imyaka 4. Ndakubwira ngo ugomba kujya gutazabimbwa. Ndibuka ko biga no mu wa mbere rwose maîtresse wawe yarabizi yuko iryo jambo narikubwiye kandi warakoze cyane urabiharanira niyo mpamvu ngubu uri umugabo. Nta kibi mwifuriza nifuza ko batera imbere kandi nanjye ngatera imbere umubyeyi wawe kuko buri wese yabyifuza. None sirika nkubaze. Sivibona abana nkubaze. Basigiye ibintu byinshi hano managing amafaranga baranyoherereza. Ndi free ndigenga ndashaka so kugiye mahanga ku marayiki. Ahubwo akukabone se kumugana wabujya ku marayiki ufite amafaranga igiye ushaka ukagarukira igihe ushakiye neza shaho. Shema nimba ishaka nzagenda ariko bakabwira nabwo bishishikaje. Ese ubu urumva wagenda ugasiga u Rwanda ukagenda? Kuva no mu bintu bingana kuri se wabujya iki cyambere ari amafaranga ukabuyarimo. Ko nabajya iryo bagiye gushaka. Mfa nzaguma hano nzayariya nzagira naho guseka nkubaze makuru ya Gael. Niba bayisigiye. Iwabo bafite amafaranga n'agafaranga. Uri kumva? Umva neza n'uguturu gutwumve ntibicana ngo bitongokere hano. Keri uri umusore mwiza ufite igihagararo uri boga. Ndashaka kwambisiyo. Yera hameze neza nyine abari aho hose. Mvumubwire Shabara Gael naramwo yishana umva birambobaje urabuzima bamo bwo kujya kubabajwe se niki? Ese ubundi uri umukarani? Oya
Messi sha uburyo namubonye ariko afite ubuzima buri compliqué buro nta kuntu umuntu nyine yamufasha ngiye mfite amafaranga namufasha mu buzima bwiza agasa neza shaka uterete Vanessa ku buryo uzamugira umugore mura kumugira umugore imitungo y'iwabo yose tuzaba tuyiyegereje n'amafaranga yabo bamenamo tuyiyegereje uzaba kujya ku rwego ruhambaye reka ntabwo nifuza kuba muri buno buzima bumeze gutya shaka rage kuba muri etaje nk'abandi kandi yijejwe nawe nk'umwana wanjye ikimuga urabura kujya gufasha abakwiye gufasha ugafasha umuntu w'umusore nk'uriya kamwani ese bafasha ibimuga gusa ubuzima bubisabayemo ntafite amaguru ntafite amaboko yagiye gushaka akazi nk'abandi basore agakora ibyo ngenda byumvise ndagushimiye cyane ko twageze ku byo twatangaga ntabwo nakwanga gukora ibintu mbwiye kandi mbizi ko dufitiye inyungu twembi nayo icyanshimisha nuko tunakubona twishimye amafaranga iwanyu bagusigiye ko kugira ngo yabyaze undi musaruro urumva ugiye kuyashyikira mu basore ari amafaranga niyo narya imyaka 100 ntago azashira ariko okay Vanessa mama Liza arimo araguhamagara arimo arahamagara kanze Vale Karame Yunam Umeze neza ese uzi kutagiye ku ishuri umunsi ntabwo usigaye konji umunsi ni konje ntabwo mbaze ni umunsi w'iki se kandi umunsi mukuru w'abakozi kuzibana ubwo utijije icyumba nawe niba n'iki koko sinaguriwe amakuru mwese mbarawubonye umunsi w'abakozi ni ukuvuga ngo ngiye kubera igihe kinini maze nikorera ibyo nakoze ntabwo njya mbimenya uyu munsi rero ni konji buriya ikintu umenya ni umuganda kubera ko wa muntu wa mikoro acamo kandi nabwo ngiye barumva binsakuriza isazi hanyuma nose ngubu ko ari hano wowe nta konje wagize barumbwiye ko ndi hano nibaza bashaka ko mba ndi ngomba kujya ku kazi hari amadosiye ngomba gusoza umva kuguma unyereka akaruhuko kaba menshi kandi ari konje ubwo urumva ntabwo mbigabanye si ngubu kujya nyine nicwa n'akazi natangije cyane n'ibiza sinzi uko wagiye kubikora nari guhamagaye ndashaka kujya hepfiri ariko se d'abord Vanessa ko atari kuza kumera ari hanze yibiriye muri telefone uwo mwana akunda telefone mana yawe sinzakora iki Ega mama nese ukora telefone ari kibazo gahunda zose umuntu yigira muri telefone agasengera muri telefone agakorera akazi muri telefone kuba muri telefone nta kibazo ubu ntiyafata n'akana kabahanagura n'amadirishya n'inzugi telefone acamujana ushaka kumukoresha se batumaze biyikira umwana w'umukobwa ubundi agirwa no gukora umukozi se agakora iki mana abakozi nabo ni abantu hanyuma ngenda kwa Emi muheje amafaranga kuri kode nakoze brosade nzanira cyane cyawe ugiye kugenda kuri telefone ugiye kuri WhatsApp ubundi ubanguke wayamwohereje turi n'umugati se ko umugati bawuzanye banzure ko message yagiye nayibonye y'amafaranga ego mfite umuntu rwose ubundi kugira ngo yifate yihagarareho nka kuriya kariya kageni ale no ariko nawe ujye ushyira ubu ari we nawe ninde wakoze amakosa abashaka kugirisha kugira ngo yerekane ko nta kintu na kimwe cy'isano afitanye nawe ariko akiyoberwa ko ari byo umutunze mani amafaranga yanjye mbese yakwise imbwa akwita umureza akwita umuntu utazigira icyo yimarira nakwandikiye message mwana ngo umuguze amafaranga none se ashaka abigenze gute ashaka ahitambwira imbere yawe n'ubuhehesi bwiwe ibishize byaba Vanessa reka kwiyemera yari kuvuga ngo amafaranga yawe ndayazi mudugudu uriya nsumuzi wowe yagomba kujijisha nyine ko nari muhaye mwaramusaga ahitanuka ngo mvingere ngo we peti ngo mani byandiye mu mutwe nanga abasore bakinisha umuntu kuza unyiyemera mwana ntabwo aricyo kizana urukundo usanga abakozi bakoresha buri munsi wabite
Liza. Nsa segiye. Maze iminsi ntabona umwanya utuganire ariko ndayishaka muri iyi minsi. Nta kibazo. Sawa, umunsi mwiza. Thank you. Same to you. Bye. Reba nawe aha hantu. Ako sheri. Reba nka hari reba uriya musore manini. Oya uriya wihorere. Sibyo? Wihorere cyane urabizi ndagukunda. Sibyo? Ndebera ibi bintu nuko. Wowe nta kintu nakimwe uzamburana. Cyangwa uri gukangwa n'ubu buriri humurana nakimwe. Ngo reka kunyinisha nimba ari plank nta kibazo ibingi byose kamyirengagize njyana aho ngomba kujya. Cyane isubirire mu rugo. Benda gukunda. Subire mu rugo. No, buretse gato twumvikana. Buretse gato twumvikana. Siko mama wanjye yansigiye ahantu ngomba kuba ndi. Ndabizi. Square nara kwa kazo no kwa kadongo hose nahaciye nababonye. Bana bamaye. Ikibazo cyabona aragikemuye kera cyane. Ndakeka ari uyu munsi turi kwa ashize iminsi ine byose bikoze. Baya nta kibazo cyawe cyabari. Gitifu nawe twaravuganye yarambwiye. Ndumva cyeka abandi bari munsi yiwanjye gusa niwo nza kubwira nimugoroba ntashye. Rapobya nta kibazo n'ibintu byoroshye. Rero gutesha umutwe. Okay. Reka noneho nsonze utuntu arindimo gatoya kugenda ku musanzu gatoya then ndaza kureba. Sibyo? Ariko byose nakubwiye ngo ndi kubyirukankamo. Je mfite inzu. Sibyo? My own house ndayifite. Tugende munyine. No, ntagira uzura. Nakubwiye ngo byose mbirimo. Nukuri nyumva. Izuzura ryari? Kwezi gutaha. Ntugire ikibazo cyo gufungura. None se ubundi uri kumurikiraho ibintu? No. None? Niba utari kumurikiraho ibintu kubera ikindi kukubwira yuko ubuzima ndiko ndabama ari ubuzima bwo kwicisha bugufi. Ndagukunda ariko nago nagahantu nakemera kwarana. Ubusiri ko natwakwirwa. Nawe ureba kano gatanda. Ndaco gatwaye nakababiri. Nze kubivugira haramundu cyane ko namaze ikigaye ngo arumva. Ndashaka ukomeze unyumve neza. Kandi ibintu ndi kukubwira ubizirike kunyiriza umutima wawe Kering. Kenda kumva. Ko Vanessa ari umukobwa mwiza. Ko Vanessa afite amafaranga. Ubu wabuze iki ngo muterete koko? Ikibazo umukobwa ufite amafaranga ntabwo wamwumvisha amagambo. Urakora cyane kugira ngo aka kazi. Reka abakobwa b'iki gihe bakunda abahungu b'amaboga ari abahungu bameze nkawe. Reka Yemwe bana, Niyo. Nziza. Muri. Niho ari gukorera inama hanga h'amadugu. Ntabwo yakorerwa ari yabisitira. Uwo mugenzwa n'amakira. Namuguru. Umva. Muzi udatanga amafaranga y'umusanzu w'umutekano. Inde. Cyo kiri kunyanzana. Ukwezi kwaye kwa gatatu. Ndebe ukuntu mbikora. Oya, Ndebe ukuntu mbikora. Uriya mukobwa urabizi ko babona abakire. Afite amafaranga ahagije. Niba mushaka gukora cyane ariyo yino nuko nazi. Oya, cyo kora byore kubera ko amafaranga afite ubwayo yakuzamura. Wowe umushatse twabona amafaranga tukava muri ubu buzima ariko tukamuri etage. Niba mbibona mama, mbibona. Jewe mbabarira umurera umuti niba bishoboka nuko n'umuti ushaka. Je muti nzaga gushakira ariko umuture hasi. Kandi ukuntu mbikora. Erega amafaranga ni yajya imbere. Bityo gihe udafite amafaranga se wagera kuri. Ari ukuntu kandi ndamutinya umukobwa ufite amafaranga zumva wamwumvisha ikidakoze cyane. Ubona abantu bacunga umutekano no badahembwa. Gira vuba ndi kwihuta nigendera. Ako bundi muto. Ucutekereza ko turi mu gihugu kirimo amategeko?
kugira ngo uze umbwire ngo amafaranga y'umutekano ejo muri ko banyevye speaker yanje banyivye irondo n'umwuga na daso bari hiye Keri uramutinya umukobwa oya ntabwo mutinya kuvuga ngo ntabwo namuvugisha ariko ndavuga guhora umwereka ko nta kazi kuba udafite amafaranga ariko nawe ufite amatuza ibyo birahagije kambikoreho yewe umbanire neza vanira ubimwumvisha umitsindagiremo ku buryo ifaranga tuzabura ryamenetse ry'idudubiza uratangira kubikora gute uyu munsi reka ngiye kugenda mbipanga ngiye kugenda mbyiga ndakwizeye ntunenguhe Vanessa nawe niba wumva warankundaga by'ukuri uryamye hano sha asigura aho ukwiye kunsaba amaso uzi uburyo amazi asigaye ahenzeho dore umugezi nguriya hariya hepfo mana les bonnes choses on l'a fait Vanessa l'ignorance c'est une mauvaise chose la tolérance n'est pas qui t'enseigne la variété est le seul de la vie we uno muntu akwata amazi urayamwe aho ushara umwana mubi se ko nta mutuba w'umuntu mugira umuntu maze utumwima amazi wewe w'amazi waza yatugaragaza umuntu amazi yo kunywa koko toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa l'ignorance c'est une mauvaise chose la tolérance n'est pas qui t'enseigne la variété est le seul de la vie tout est permis en amour vouloir c'est pouvoir Vanessa Sheri bimeze bite ko watinze kuza ese umwana wambwiraga n'uri ubu bagutumye abana wazana umwana ungana kuriya ubundi se reka nkubaza uriya mwana iwabo urahazi uza aho aturuka se reka nkubwire rero uriya mwana njye ndamuzi uriya mwana yagiye kuva ku ishuri yibye amalaputopu ikindi uriya mwana acuruza urumogi ahubwo nta nubwo nzi impamvu ni nk'Imana yakurinze kuba polisi zitaraza ngo zinagufatane nawe zijye kubafunga ubutano ujya gucumbikira umuntu ujya ubanza ushishoze kugira impuhwe ni byiza ariko jya umenya umuntu uri kumwe nawe uko yagushyira mu bibazo ukazumirwa umva reka nkureke kandi ngewe ubu ndanagiye Non, au moins, tu sais pas.
nawe niba wumva warankundaga by'ukuri fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling mukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa l'ignorance c'est une mauvaise chose. La tolérance n'est pas qui t'enseigne. La variété est le seul de la vie. Tout est permis, on aime.